Mugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu cyuze mwanya makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye kuyabagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tujye kurebera hamwe uko ikirere kiro cyifashe mu Rwanda uyu munsi, uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo ndetse nuko kizaba cyifashe muri iyi minsi 5 izaza. Uyu munsi haramutse harangwa n'ibihe by'ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura byatanze mu masaha ya gitondo. Ku masaha yo ku gicamunsi ahenshi bagiye barangwa n'ibihe by'ibicu byiyongereye, ariko nta mvura byatanze uretse uduce tumwe na tumwe two mu Rwanda twagiye tubona imvura nke. Naho umunsi w'ejo tuzaba dufite imiyaga iringaniye ifite icyerekezo y'amajyepfo y'Iburasirazuba. Masaha ya gitondo ejo mu gitondo mu majyepfo bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje, ariko bidatanga imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degre Celsius 14. Iburengerazuba nabo bazaramuka bafite ibicu byiganje bidatanga imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degre Celsius 12 mu karere ka Nyabihu, naho abandi bazaba ari hagati ya degre Celsius 12 na degre Celsius 16. Mu majyaruguru nabo bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje ariko bidatanga imvura mu masaha ya gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degre Celsius 13, kizagaragara i Musanze, i Burera ndetse n'Igicumbi, naho abandi bazaba ari kuri degre Celsius 14. Mu Burasirazuba nabo bazaba barangwa n'ibihe by'ibicu byiganje ariko bidatanga imvura mu masaha ya gitondo. Ahenshi mu Burasirazuba bazagera ku gipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kingana na degre Celsius 15, naho abandi bazaba bari kuri degre Celsius 16. Mujyi wa Kigali natwe tuzarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje ariko bidatanga imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagera kuri degre Celsius 16. Ku masaha yo ku gicamunsi mu majyepfo hazarangwa n'ibihe by'imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri degre Celsius 25, kizagaragara ahenshi mu majyepfo. Iburengerazuba nabo bazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, nabo igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri degre Celsius 25. Majyaruguru nabo ku masaha ku gicamunsi bazarangwa n'ibihe by'imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degre Celsius 25 mu karere k'Igakenke, naho abandi bazaba kuri degre Celsius 22, 23 ndetse na 24. Mu Burasirazuba nabo bazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degre Celsius 27, kizagaragara mu karere ka Nyagatare. Mu mujyi wa Kigali natwe tuzarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degre Celsius 26. Turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe muri iyi minsi 5 izaza, no kuvuga kuva ku munsi w'ejo kuwa gatanu kugeza ku munsi wo kuwa kabiri hazarangwa n'ibihe by'imvura muri iyi minsi 2 ikurikira, ariko ikurikiyeho iyo 3 ikurikiye izahera hazarangwamo ibihe by'umucyo, no kuvuga muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'u Rwanda rurimo imvura irimo kugenda igabanuka. Mu Rwanda tukaba duteganya kuzabona imvura ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi w'ejo bundi, naho ibindi minsi hazarangwamo ibihe by'umucyo. Izuba rero ejo mu gitondo rizarasa saa 11:58 za mu gitondo, rirenge saa 12:20. Murakoze gukurikirana amakuru yacu, mugire umugoroba mwiza.